yarayiciye ibintu ubwo nk'ikinyi cyaragiye igahita nshisha numva ubwo nk'ikinyi cyaragiye igahita nshisha numva uraho se nkabikeye uraho ikinya babisha uraho abahungu bararubohoraga n'impamo barabohoye maze abakobwa bararubohoraga n'impamo barabohowe Rwanda zarakubohoye n'impamo cyane n'impamo barabohowe. Yes, muraho neza kandi murakoma nanone. Ni Kamanzi nk'ibisanzwe nkabaruzira amakengo rwa mugenza ndo umushumba w'urugamba nanone bahaye ikaze wacu ku Mutagara KTV iwawe w'imyidagaduro gakondo. Tubahaye ikaze iwabo wa gakondo entertainment niko bavuga abantu bangiriye inama barambwira ngo kugira ngo bigaragare ko ari imyidagaduro cyane ngo sinkavuga ko ari imyidagaduro gakondo ngo nzajye nongeraho ka entertainment. Okay. Kugira ngo nabibwota amasimbi bombi byo tubahaye ikaze rero nanone iwawe imyidagaduro gakondo nkuko nari maze kubivuga uyu munsi nabazaniye abataramyi bakataraboneka iburyo bwanjye bose bari iburyo bwanjye. Reka duhere ku mfura cyane ariko bambaye neza. Urakoze. Ubwira abanyarwanda. Urakoze cyane buriya naje inkera y'umuhunga w'imisi bataburanye imigobora reka nkayibanza ninge ngabo y'umutwe. Ndero sarekane nkubiri rwase ndahungu bushunye tabere ndamutetereza nkamutamaza namutera gusima agahunga nihubi mushumbora kubo nkajya ningo namenyeje gusatira abafozi ryo goza ntambara singugizwe nuko nkwazerekeye nkabicyoko kimanzi nkabimanga yabisha nakaburwa nk'imitimba nkarwana habo batatu ahubwo karagiye imana cyane hakurya hari umudamu n'umukobwa byose arabifata oya yaransubiza umudamu uri umubyeyi uri umudamu nyuma y'umudamu amazina anyita Mubera Rugoza Wadi Mary. Mubera Rugoza Wadi Mary muri ayo mazina atatu kundi rihe Zaza yene kundiye Mubera Rugo ariko kazazaga nako kafite ukuntu kavugitse neza hakurya hariya rero ahenda kungana ibwo atamasimbi umusore wanzaniye jewe nzi turaza kubivuga reka twibwiye. Ya nanje nitwa Michel ndo umucuranzi wa piano ubikunze kandi uharanira kuzamuka buri munsi. Reka mbaha amashyi mbakiri wacu mu Mutagara KTV. Natwe tuyihe. Iwawe w'imyidagaduro gakondo. Hanyuma bahaye ikaze. Ariko reka mbere kubibazo kugira ngo abanyarwanda bamenye. Ziza Francis ni umusore yarubatse. Uyu muntu mubona ni umubyeyi. Ni umupapa w'abana babiri. Umudamu nyine bambyariye umugore mwiza umwana wa mabukwe wambyariye umuhungu n'umukobwa dore cya gitutsi kiza ngo uzagireho ngo nakobwa cyangizeho zaza amaze kubitubwira we nanjye mfite abana babiri b'abakobwa wazategereza nkazazara nibyo ariko kera ngo bajyaga bakwinda bagakwerera indi harya inda ugasanga umuntu aratwite basa nk'abagiranye igihango bagatanga inkwano rwose umwana ataranavuka mu muryango kubera ko babaga baragiranye igihango no mu muryango bawukunda inkwano igatangwa bagategereza ko umwana avuka akazakura ya nkwano yaratanzwe urumva ukuntu yabaga yaramaze kubyara nyinshi none ubu ngubu baradukoresha inka enye tugasara ariko ntacyo bitwaye n'ubundi bayikwaga ari nto bagakomeza n'ubundi kuyorora kugira ngo izakure cyane ko imiryango yabaga ishyize hamwe ugasanga ya nka ikamirwa bombi ni ibintu byabaga byiza. Nziza Francis iyi timu ikipe cyangwa se zintore mwamenye nyimute izi ntore rero ni Nyagasani ibintu byanjye byose nubwo nibanje ariko mbanza igitari gitangaza umwami utagira kwaso akabarubasha n'Imana ishobora byose yaduhaye umwuka duhumeka cyane rwose. Rero Nyagasani nabona mpaye impano ntabwo nzayisangiza ngo babiri bari hamwe baruta umwe. Inzanira mushiki wanjye uyu nguyu Mubera Rugo ansanga hano nataramaga ku bumwe arabikunda ndamubwira ntise ko numva ufite ijwi ryiza nta kuntu twakomezanya ni nta kibazo komezanya dutyo
nyuma uko iminsi igenda iza hari benshi bagiye banca mu maso nagiye mbana nabo gutyo nabo bagenda bakora utuntu twabo hirya no hino nibwo n'uwacurangaga kira gicurangisho cy'uruzungu nawe yaje kugira ibindi yimukiramo nza guhura na Mishe nawe Imana nayimunzanira gutyo mbona afite touch nziza twaririmbiye umugeni kwa kundi umubona ndavuga ati nzagukenera igihe kigeze rero nawe ndamukina nabati ntagwaza tugakomeza urugendo indi naza rwose nabonye uri umuntu muzima cyane dukomezanya dutyo turi twageze amahirwe twabakiriye turi mu kwibohora 31 no munsi wa independence cyane rwose cyane biba bikurikiranye ni ibintu byo kwishimirwa nabonye abantu ba Nyagatare rwose hataramiwe indashyikirwa bagiye ku murindi abantu benshi bateguye ahantu ho kujya ni kigaragara ko abanyarwanda bamaze kumva ko u Rwanda koko rwibohoye cyane natwe twari turi Kicukiro hanyuma mu nsanganyamatsiko irimo iravuga ngo intambwe mu ntego yego no kuvuga ngo no kugera tutagira dutike nyamuneka abantu mwaratse tugataramira abanyarwanda twibohora si byose ugira ngo ngira ngo inama yaje kurema imara iminsi abagabo bari bayirimo ari uko babigenje nuko ariko mbere ko inama irema ndagira ngo mbanze mushiki wanjye uraza kunyemerera abanze avuga ukuntu umunezero wabanjura banza asobeke inganza yisobekana umunezero kugira ngo noneho bitume twibohora dufite morale ariko nawe umuhanga urakoze reka dutura abanyarwanda umunezero ingoma nizivugire rimwe amakondera tsikimbe iya ya ya haye haye yasobetse n'umunezero imirongi n'imanda n'ibivange bibura ubusobe iya ya ya haye haye yasobetse n'umunezero umva ibihozo by'abakobwa umva imihigo y'abahungu iya ya ya haye haye ndumva inzogera n'imirindi ndora intambwe zabo bageni ndora abana b'ibisage zangazo z'ibyasara mbega ibyiza bimbaye mbega ubwiza n'uburanga mbega impano y'Imana ya 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 haye haye ya 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 ya
ndakibihe mu byiza by'u Rwanda mperengeze ngo ndurate ndusingize utununga n'imisozi n'ibirunga n'imirambi n'ibisiza n'amata bateze neza n'ibiyaga n'amashyamba mvuga ibihe ndakibihe urukundo n'urugwiro n'umurava n'ubutwari n'ubupfura nibyo muco niyo ngiro niwo murage w'abakuru ya 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 haye haye ya ya inganzo isobeka n'umunezero wari urimo kurwanira igihugu hanyuma hari ahantu Masamba yaririmbye ageze aravuga ngo nuko turatera maze turataha iyi ndirimbo ikanyura imitima y'abantu ariko kandi namwe mukayishokamo neza maze mukanamiza zaza urakoze cyane uririmbye n'indirimbo nkunda by'umwihariko ariko kandi n'abanyarwanda bakunda by'umwihariko noneho habiri hakurya y'imyaro y'u Rwanda bayikunda bibi bakumbuza u Rwanda iyi ndirimbo yajya gica kuri radio hano twebwe dukuze tumaze kuba baravuga mu kinyarwanda ngo ribara umuto nk'umukuru wa radio yes iyi ndirimbo rero turayishimye hanyuma Nziza Francis nuko nanjye tuziranye kera mukanya turongera tukwakira yego rwose tuziranye kera ni kera Francis iminsi uzi utaraba umuhanzi yego nkuzi uririmbo muri korali y'itorero yego inganzo ngari junior y'inganzo ngari buriya mbere yuko uza mu nganzo ngari na The Blessing wabanje nabanje muri The Blessing 2013 cyangwa na kabiri aho ngaho Nziza Francis 2012 muri The Blessing ujya muri gakondo kwa Masamba ahantu Ruti Joel yagiye agaterwa ishoti bashire senero bakamutera ishoti Nziza Francis agezeyo baramwakiriye bati Nziza Francis ubu ngubu ni utaramira mu mahoteli ahenze muri Kigali hahandi fanta ibigura 5,000 oya wigira ubwoba wibatera ubwoba muzaza mujye muza Nziza Francis uza hano baparitse imodoka urwo rugendo rwo guhera muri The Blessing kugeza aho Nziza Francis ataramira mu mahoteli akomeye witwara kandi byose ndahamya ko bikuye muri gakondo cyane agashaka umugore mu munota umwe duhura urwo rugendo uko rwakugendekeye guhera muri The Blessing kugeza akakanya mu munota umwe kamvunagure nari umunyeshuri nk'abandi niga i Butare nanjye ngira uburyo ngerageza kubaho ariko burya ngo ushaka arashobora ikindi ni ishyaka nsuko batanteraga imijugujugu uko batanteraga amashoti ariko narizirikaga kuko naravuga nini ntizirika nta wundi nta ikindi kirengera mfite nta wundi uri bumvuganire bantera ishoti nkagaruka kugeza igihe bagerageje bakantega amatwi byari birebire yenda nabyo tuzabishakira igihe nuko ndangije hari byinshi tuzafata ikiganiro ukuntu byatangiye nkaba umuhanzi burya nari umuhanzi ariko utarasobanukirwa ko ndi umuhanzi nuko rero muri gakondo ngeze muri The Blessing ninde wakoze muri The Blessing The Blessing ni umuntu uta Ale ndamuzi Ale aba muri Mozambique ngira ngo muri The Blessing uzamo ambwira ko hari na Odia muri korali abantu bamenye amateka muri korali The Blessing Odia intore turanamusubije rwose urugo ruhire nyakugira Imana
rwose rwose ubukwe bwiza ndaza rero nsanga abantu baririmba nabi ndabafasha turaririmba ariko birakunda ariko kamenya kuganira birakunda cyane bararirimba baririmbaga ntibaririmbaga nkanjye baririmbaga neza bukabyara batankubita nuko nza rero kuba nicaye mu rugo rimwe naririmbye mu bukwe bwa Grand Frère umugore we abona ibintu ni byiza ariko nkaba narahamagaye Masamba buriya Masamba akagira ibintu byinshi akaba bize ukamuhamagara bikanga ariko igihe cy'Imana yacyageze kiba cyageze umudamu namubwira ati ariko nyamara umwana yambwiye ko mufitanye gahunda ariko kandi ni umwana wanjye nsanga baraziranye amata byamaze njyayo gutyo turaganira Masamba aranyumva arambwira ati jya hariya mu bandi ariko imijugujugu itangira ubwo sindi buvuga amazina y'abandi imijugujugu ariko nawe muri gakondo byanga byanga ubuvuye muri The Blessing gutyo winjira muri gakondo group y'aba Masamba Teta Diana Jules Sentore ba Michel bose Rugira yarataraza yansanze ubwo n'imbere ya Victor Kotana bose baranabatanze bo bansanzemo nabangarukiye Daniel bo banabasanzemo n'abamanuel twita Sentore abo namusanzemo ariko akaba nanamushimira akaba ari mu bantu bantere courage we na Teta Diana even na Sentore wangabiye inka ndabashimira bakantera courage Teta Diana rimwe na rimwe yarariraga Sentore so Masamba se Sentore Lionel Lionel Sentore yaguhaye inka yari mu bantu bantera courage nuko yaririmbye wangabiye narigeze ngaguhaye inka naringiye kumwirahira nanjye ariko azayingabira Lionel zarabeshye azayingabira tuzagabayana afite n'igitaramo rwose bahangaha tuzamushyigikira nuko rero Masamba agakunda abana bakora kandi biga kandi bamera neza urumva yasanze ndi umunyeshuri niga i Butare arabikunda first of all arabikunda aravuga ati umwana nk'uyu nguyu ntabwo utereka kumushyigikira anshyigikira aricyo noneho anyinjiriza muri gakondo neza arababwira ati umwana ni mumwihorere noneho hari igihe bigeze kujya muri Canada yenda ko katancika aho nyine naje kwamamarira kuko imijugujugu yari irimo bigizayo ubwo ni ibintu byinshi babiri mu bantu ariko Masamba baza kujya muri Canada sigarana tere sigarana ikibuga ari ngewe mukuru na Manuel acuranga inanga nanjye dufatanya na wa mukobwa agiye muri Canada Pasi na Odia Odi ubwo nawe yaraje Odi yasimbuye Teta Teta yaragiye Odi yadushaka uburyo asimbura Teta Diane kugira ngo Pasi ati sigara niyo mpamvu uzashaka n'undi mukobwa agafasha uyu nguyu kugira ngo babe babiri agakobwa kamwe mu bahungu 100 hanyuma uza kuvute muri gakondo nuko rero twihuse gakondo naje kuyivamo aho naje kumenyeranira gakondo nza kuyivamo bigenze bite mbona ko hari aho byageze Masamba nari nkurikiye aragenda yivamo ayivuyemo ni nkuko nava muri groupe gutya abahungu n'abakobwa ntacyo baba basigaranye buri wese batatana intama rero zaratatanye bigenda bityo kugeza ubu maze kubaka izina none ubu ngubu noneho rero ndagerageza biramvuna ariko finally kubera ko Masamba ari byo yaratwigishije kugenderaho babigenza barya nkajya mukopera irakunda mbona birakunze so rero umuntu utagira uwo yigiraho burya ntago bivamo ntibikunda naba rero iyo bagiye bakareba ibyo nabigije bakabikurikiza bagenda birakunda birakunda reka duture abanyarwanda ya ndirimbo yawe wahoze urimo kutubwira turakomeza tuganire mu kanya ariko wagize urugendo rurerure kandi hashize n'igihe kinini naje kuvamo umuhanzi nkora alubumu uretse wankopera ibibazo se attention reka turirimbe ya ndirimbo nibyo yari itariki enye Nyakanga uru Rwanda zirubohora inkotanyi z'u Rwanda kandi amahanga aribera Mishina Sharike ingamba piano ayinoze yari itariki enye yari itariki enye Nyakanga uru Rwanda zirubohora inkotanyi z'u Rwanda amahanga arebera zo zifata icyemezo cyo kurwambura bose bashakaga kuruhindanya Rwanda zarakubohoye ni mpamo cyane
cyane ni mama warabohowe n'Imana zirakubohoraga ni mama warabohowe itariki yanyuze abanyarwanda zigarura umutekano twaherukaga inzira mu zirangajwe imbere n'intore natwe twese tuzijya inyuma dufatanya kubaka Rwanda yacu none ubu Rwanda yacu uraberewe cyane Rwanda zarakubohoye ni mama cyane ni mama warabohowe neza cyane ni mama warabohowe itariki nziza nk'iyo zigarura umutekano twerukaga inzira mu zirangajwe imbere n'intore natwe twese tuzijya inyuma dufatanya kubaka Rwanda yacu none ubu Rwanda yacu iraberewe cyane Rwanda zarakubohoye ni mama cyane ni mama warabohowe neza cyane ni mama warabohowe neza cyane ni mama warabohowe ni mama warabohowe ni mama warabohowe ni mama warabohowe Rwanda zarakubohoye ni mama cyane ni mama warabohowe dore bahungu ziraruhura ni mama warabohowe urwo ni u Rwanda cyane Rwanda rwarabohowe cyane buriya jyewe nkagira amateka nkagira amateka ubu ngubu ntabwo nayavugira aha ngaha ariko nkagira amateka yo kubohora u Rwanda nkagira amateka kabisa uzagaruke nawe tuganirize dore urabivuze ugire mose abantu babizi jyewe amateka yo kubohora u Rwanda akomeye umva harimo igitero kivuga ngo none uyu munsi wa none ubu ibikorwa ni byose n'utarebana warabwirwa uzi impamvu umubyeyi wanjye mama yaza kubabona ukuntu u Rwanda rumeze kuko niyo mpamvu mvuga ibyo bintu ati iterambere tugeze iwacu abantu babizi ni indashyikirwa kuko indashyikirwa dukunda kuba turi hamwe cyane iyo bageze mu ndirimbo z'inkotanyi kandi nawe igitaramo naje murabizi buretse gato nagushotoye buretse gato nagushotoye we ni ukugira utya umenyana na Nziza Francis mute niwe wazamuye inganzo niwe wazamuye impano yawe cyangwa hari aho waririmbaga birangira uhuye na Nziza Francis kuko mumaranye igihe uri mu bantu bamaranye igihe na Nziza Francis urabizi ni ubwa mbere duhuye ariko nari nkuzi ku mbuga nkoranyambaga namaze kubikubwira Nziza Francis yarakumbwiraga nkabona agupostinga mwahuye mute nari nsohotse bisanzwe nari nsanzwe ndirimba muri korali ako byo ku ishuri nako no mu rugo turi abatami bari babita abatami abana bo mu batami ariko nanone ntabirimo cyane so gakondo yizi gakondo ntayo nari nzi pe n'ikinyarwanda yari mukeya ndaho nyine mbuzabuza so turahura mbona ibintu aririmba biraho nyine ndabikunda ndagenda for the first time
bwa kabiri ngaruka n'umubyeyi wanjye kuko yarabizi ko mbikunda kandi iwacu turabataramye ariko aravuga si umuntu utazi ikinyarwanda ariko at least kamujyane aramusaba aramubwira ati wamfashiriza uyu mwana kuko arabizi ko nabikundaga ariko hari ukuntu ukunda ikintu wumva ko unakiza ariko udafite aho wahera cyangwa se like kujya muri public ngo ubyereke ndetse udafite mbese source of income yo kugira ngo ubyerekane kandi ari mfite inshuti nyinshi ziririmba ariko nkumva ntago ndi interested yabyo ariko sinzi amashanyarazi yamfashe kwa Francis naye nikanga ndiyo muri make ahantu reka tubivuge mu buryo bw'ubunyamwuga utangira kubikora no kuvuga ngo ubundi byari kwishimisha gutarama mu muryango ko muri korali n'ubundi ntabwo wataramaga gakondo zari ndirimbo z'urusengero oya just kwa kundi muri family utaburamo abantu baririmba barahari benshi wataramaga nkanjye mbese nako baragiye nigeze gutarama cyusa tangira iriya groupe ndabyibuka twaririmbaga muri Lost Kimironko 2014 yego 2014 nibwo cyusa yatangiye iriya groupe ndi kumwe na Pamela na Ange ndi kumwe na Rugira ndi kumwe na Gatoya nkesha gitaramo yego urumva ura Gatoya nawe naramukoresha dutangira ubwo rero nawe nabyumvise ukuntu watangiye hanyuma winaze kwa Nziza Francis kandi none mu maragiye wenda navuze ngo nagendanaga n'abataramyi mba yaba ari Rugira imbere abarwanya rugira abantu bose mbese nari inshuti nkanje na Pamela twaragendanaga ariko singire n'akantu ko kumva yuko nakora nk'ibyo bakora reka nkumva nagenda nawe just biraho ho bataramye nkumva ndabikunze ariko ngiye nkumva sinabikora dukwiriye no gushimira Nziza Francis kubera ko we areba umuntu atari yanamwemeza akavuga ati uyu muntu iki kintu yagishobora numuragiye kwe kuri Masamba kuko Masamba nawe ntabwo akenshi yarebaga ubuhanga cyane yarebaga ubushake ufite n'urukundo bifitiye akavuga ati uyu nguyu namutoza niyo mpamvu Masamba bamwita umutoza na mbere yuko abo umutoza w'itorero ry'igihugu abantu bose bamwitaga umutoza ariko we nubwo uvuze like akareba nk'umuntu akabona ari interested none nge nta nibyo nari interested ikigande cyari cyaragutwaye cyaraguhengetse umuntu wa neza n'ururimi ntabwo nari interested numvaga naza nkamureba nkumva nkenjoyinga ibyo akora ariko please tanamwe cause nibyo barimbaga sina nabyumvaga ariko aramfosinga ndetse yari umuzungu no gufata umuzungu ukamuhindura umunyarwanda kagira Imana akire bisigaye byemewe pe hanyuma nukorera ariko ndi umunyarwanda we ndabizi turimo turaganira gitore nabyumvise hanyuma hakurya hari uriya mugabo ko muza acuranga mu rusengero igisenga byagenze bite wa mugabo urabizi se we nyirabayazana se bivuga abanyarwanda babyumve ko turimo gutarama Mutagara nk'uko bivuze nacurangaga mu rusengero naruvukiyemo ndukuriramo byanze mu rusengero kabisa kandi wari umuhamagaro w'Imana nziza cyane nuko muri gakondo sasa cyo gihe niga muri secondaire mba mpuye na Kamanzi bamuhunguye gucuranga neza waje nkakwereka utuntu twikorera utuntu tuzajya tuguha umugati nawe ukabona ku mafaranga no mu rusengero twarayabonaga ariko atari menshi just aga transport no guha n'agashimwe k'umuntu nyene witanga abantu bo mu rusengero ntubavaneyo oya ntibave rega nanjye ntabwo navuye oya nabyumvise reka mvuge nihuse kugira ngo tuze gukoresha uyu mugabo nigeze gukora gakondo group urayizi yitwaga Indahigwa wari uruje nari injenje ariko biba ngombwa ko njya mu bindi ariko nari injenje ibikoresho byose ndabigura 2021 ngira ngo nshaka umuntu noneho umupianiste uyu mugabo rero nibwo twabonanye nta kintu na kimwe ariko wabonye umunsi wa mbere wabonye ibintu yakoze umunsi wa mbere nabikweretse mu gikari ariko muri babi cyane reka twongere dutaramira abanyarwanda mu kanya gatoya turaza gusoza haraburi minota nka 15 yonyine reka tubanze dutaramira abanyarwanda mu kanya turagaruka n'ibibazo tuganiriza abanyarwanda tugiye kuzikora gutya rero ubwo ya ndirimbo baririmbye yitwa Umunezero ariyo ndi baririmbye bati inama yari imaze iminsi kandi none turangiza hari umugabo rero wari urimo muri abo bagabo benshi biti Intare Batinya hari ukuntu bamuririmbye ubwo niturangiza mushiki wanjye nawe araza kukadushyiriramo reka dukore dutya ati iyo nama urakomeza nta kibazo hano niyo tutazirangiza
kugira ngo tuze kugira uturirimbo tugira tuze no kuganiriza abantu bakurikiye Umutagara KTV babashaka ko tubaganiriza kugira ngo batwumve ntacyo bitwaye niyo twageze hagati twakomeza tugashyiraza gushyiraho n'indi ntacyo bitwaye rwose. Iyo nama yari imaze iminsi kandi ryavuzwe riratashye barushutse ku manywa y'ihangu abahungu b'inkotanyi cyane gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nyakugira ibintu gira ubuntu ndakwinginze gira ubuntu wagire ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu. Iyo nama yari imaze iminsi dore rw'inyuma yaritanze n'abayingana barajyana unyenyeri zatinda basanga imfura z'Urwanda bageze ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nyakugira ibintu gira ubuntu ndakwinginze gira ubuntu wagire ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu. Basore n'inkumi ku rugamba mu ntambara y'inkundu batera inkunga barihuta ngaho nawe bafashe urugendo gira ubuntu nawe gira ubuntu mu mashyamba no mu bishanga hari inyota n'inzara ndende imbeho nyinshi yo mu birunga mbe bavandimwe muri gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nyakugira ibintu gira ubuntu ndakwinginze gira ubuntu wagire gira ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu. urakagira Imana izi ndirimbo zikaba nziza cyane zingana izina ryawe sinzi niba iwanyu bajya kukwita izina barabanje kukumva iyi ndirimbo bakayishima ngo ni nziza. Buri bintu byose bigira amateka nkuko uzigira amateka reka tuzagaruka tuvuge ku mateka mubwira izina nziza ryavuye ngo aya amasegonda 40 ntabwo ubundi nitwaga Nziza naryiswe na nyogokuru nitwaga Rufungulo Francis ku myaka 3 nyogokuru ambonye arambwira ngo mwana wanjye ntukitwe Rufungulo kuko Rufungulo ni rufunguzo rufite ibyo rwagombaga gufungura arambwira ati ntuzitwe gutyo umwana wanjye ntazitwe gutyo azitwe Munyanziza azitwe umwana w'ibyiza nuko nitwa Munyanziza ryo noneho nkuze mbaye umuhanzi niki nkura n'umugabo nkunda cyane witwa Jacques Nziza Afande ndavuga nti ariko ko nitwa Munyanziza papa yitwa Jacques Nziza nkabona Nziza akora nka Nziza koko hapo nitwa Nziza ryo witwaga Rufunguzo witwaga Rufunguzo nayo na hanyuma se Rufungulo mu Giswahili muri Kongo. Okay. Ariko kandi Rufunguro rwari gufungura ibyiza cyane kandi ibyiza ngenda mbifungura. Hanyuma se ndikamubaza. Ko hasohoye album ntutubwire iri album yawe bari baraguha amafaranga ngo isoro itereke hariya. Ko wasohoye uyu muhanzi uyu muntu mureba ari mu bahanzi bake bagakondo reka nkubwire harimo wowe harimo Masamba harimo Muyango harimo Ruti Joel harimo Jules Sentore harimo na Impungu Nyanza harya yitwa Denda inshuti yanjye none haranyica pe Daniel oya nawe ango mbwira umuhungu wacu ucuranga inanga baranyica noneho neza yewe Nyanza ijabo wamurengera ntwara aranyica umuhungu rwose mwana w'Inyanza abo ngabo bose album zabo bagerageje kuzamamaza wowe urangije usohora album utereriyo Nziza ntabwo wakoze amakosa ni amakosa kandi nsabira abanyarwanda imbabazi
ariko kandi niyo mpamvu hari ubu turaje twiga uburyo noneho tuyishyira ku mugaragaro, dutumira abanyarwanda, dutumira abanyamakuru gutya baze bayumve pe, baze bayumve rwose, kandi mbasabye imbabazi rwose. Album nziza ntigeze mbasangiza kandi ari zirarenga zigeze muri 12 n'eshatu, indirimbo 12 n'eshatu zose ziri kuri YouTube yawe zose rwose narazibonye ndumirwa, ndavuga uyu mugabo ko atatubwiye iriya album ntabwo yaguhenze. Album nayikoreye mu Rwanda no mu Bufaransa. Nziza Francis ninde muntu mu bantu mu bakiriye itananga uvuga uti uyu nguyu bien bamugare w'Abafaransa? Nka role model nk'umuntu nagenderaho. Nagize ibyago menya gucuranga inanga umuntu utwa Sentore wa Munzenzo akayitsinga akaba ry'inyonza yaratashye ari wese wa Masamba. Ariko kandi nkumva ukuntu yacurangaga neza, ariko nkagira umuntu nkunda cyane witwa Rujindiri. Ariko Rujindiri nkumva uburyo bicuranga ni ibintu bijindiriye nyine ku buryo kubiha urubyiruko bajindira bagashira. So nariko nkumva Sentore ukuntu yabivanaga mu kujindira akabizana ukuntu akabijindurura ndabatereka ajye kwa Sentore cyane. Noneho Sentore nawe akaba muzehe, yabivanaga mu bujindiri akabigira imihonge, wari wajyakije umujyi imihonge, ariko nawe akaba muzehe nkumva yabijyanye mu basaza cyane. Noneho ndabizana mu bajene kuryo ndirimbye ikibungenge rwose kibi cyabaje, ariko atari byo nibyo guceza, ibari gakondo, ariko umujene wese yakunda. None se Sentore mwataramanyeho? Ntabwo twataramanyeho, ariko numvise utuntu yagiye akora tuna duto nka Nyirabisabo, numva ni kwiza cyane, impeccable, twiza cyane. Jewe ndanabyibuka impeccable. Hariya kuri stade higeze kuba ihema y'ibitaramo, uraryibuka? Yego ari irya Kalisa Rugano tugendanyeho. Kalisa Rugano hariya ndabyibuka ko higeze kuberamo igitaramo cyo kwibuka umubyeyi Sentore. Urakinyibukize jidi Kalisa Rugano nawe yarakiri mu Sentore turagukeje nyamuneka dusabire kwa Nyagasani rwose, ariko reka tureke kuvuga mu bantu mutataramanye. Mu twataramanye tuvuge mu bagezweho nyuma y'icyo kiragano cy'abantu wanyinspiraga rwose, wacuranze inanga ndavuga ati inshuti yanjye yayicuranga gisirimu pe sinjya n'indimi. Ngarukiye Daniel ndagushimiye, uwo muhungu wa Semivumbi, umwuzukuru w'abantu babiri. Ni umwuzukuru wa Semivumbi kuko yakoze ibintu byiza wa Sentore. Manuel akayicuranga neza cyane, ariko Ngarukiye akayizana mu bintu by'igisirimu. Ni nawe na Sofia bazanye bwa mbere kuyamplifia inanga. Rwose Ngarukiye yacuranze ikibungenge mu rugo twese turarira. Ubundi kera bajyaga baririmba gutya dufashe gutya, ugashyira mu nanga mikoro ugashyira no ku imvune cyane. Ariko Daniel Ngarukiye turagukeje hakurya aho ngaho dusuhurize Lavinia n'ibibondo. Uziyo yatangiye mwiza muzungu ngwini kibunge wayididishira yitumiye abazungu bagasara datishiro vudimi because I love the eroto imirire imbere y'akamanzi we ndambutse mukunda zeshima mubonye we zeshima mubonye wicked people there why did this disappoint me? Did I ever do something bad to her? I will be happy when I see her. Ni Ngarukiye ukagira inka cyane, ni Ngarukiye. Iriya video nyirimo? Kamanzi. Ndi kumwe na Jerese muri iriya video. Ari umuntu akura agasaza ubundi akaba umukecuru utangiye kumukecuru. Iriya video nyirimo ndi kumwe na Jerese Sentore. Urumva? Ndi kumwe na Mani Marite. N'umuzungu. Abantu bashaje bo. Ya video rwose ndayibuka. Daniel Ngarukiye ndamukeje. Intwari kandi cyane. Nuko Mishi, yego, umuziki gakondo umaze kugeza kuki nk'umucuranzi? Umuziki gakondo waranyaguye cyane kabisa. Ubundi gucuranga twabifataga nk'impano yuko enjoyment, kwishimisha, gucuranga mu rusengero tugacurangira Imana tugasavinga, ariko ibintu by'amafaranga cyangwa ubukire cyangwa kukubeshaho ntabwo byabaga biri cyane. Ariko aho nziye muri gakondo, mbere kuza muri gakondo nabanje gusa nk'uca mu bintu bya karaoke, ibisope, nkajya mbona ntibiri kuvamo neza. Ariko nziye muri gakondo mbona umuziki userimutse w'abantu basobanutse,
abantu b'imfura cyane harimo n'agafaranga. Hari ikintu cyantangaje wa musore umaze gukira kandi biturutse muri gakondo, ufite sound nziza, umuntu ujyana sound muri za Vision Park, ujyana sound muri za Golden Kwirebero, Radisson Blue, umuntu ujyana sound Radisson Blue, ufite sound nziza yibwira abanyarwanda. Ni sound nivuge mu bugiteye ibikoresho. Oya ntabwo ari ngombwa ibikoresho, ufite sound nziza narayibonye. Ni company yitwa Max Sound ikora mu buryo bwo gukodesha ibyuma bya muzika. Icyo bita backline harimo piano, ingoma, amagitari, amakibe yayo, hakabamo na sonorisation, hakiyongeramo ibintu by'imyotsi, amatara, mbese nk'ubukwe byose turabikora. Ubukwe bwose turabukavaringa, speaker nziza zihagije z'ama JBL zifite imbaraga zivuga neza. Yewe buriya impamvu nagushimye ni umuntu ukavaringa panorama Kwirebero. Urabona ko ari hanini cyane. Umuntu ukavaringa panorama Kwirebero kuri sound aba ari igitangaza cyane. Yego. Umuziki gakondo ukurikije aho wari uri utarawuzamo naho ugereyemo, ni iki kintu ushimamo haba mu buryo bw'iterambere? Icyambere cyo music mu buzima busanzwe ifungura mu mutwe, ariko noneho gakondo ko aba ari ibintu bituje kandi nyine bigushyira mu muco still, nje byatumye mba focused kandi n'ubundi sinakubaganaga ngo njye mu bintu bindarura bigire gute, ariko still byangiza uwundi we kandi muri make byatumye nkomeza kuba umunyarwandakazi. Mu buryo bw'iterambere cyangwa uracyarimo muri enjoyment gusa, ntabwo urimo kubigira umwuga ngo byinjizaga agasente? Urasetsa actually ubwo ngubwo wowe kuko cyangwa se waravuze ngo actually warambonaga narakubonaga Francis and posting cyangwa kimwe make wambonaga mu mashasho media cyane rwose. ubwo ko wambonye kuri yanyobewe si nk'ibyo byose se ubwo Imana agafaranga karafashwe muri gakondo karahari, ibintu byaje guca urakagira Imana. Ariko Francis murakoze rwose kugeza muri ariya mahoteli, murakoze cyane. Ariko rero attention, yahageraga nk'umukire, umuntu usohokera hari ahantu muri leta, no kuvuga ngo nubundi yarasanzwe ari umukire, ni inyongera ziza mu zindi. Hanyuma reka tugere kuri Francis imbere yuko dusoza. Amarangamutima y'umubabaro aho kugira ngo aze imbere y'ibyishimo, amarangamutima y'umubabaro yabanza ibyishimo bigakurikira. Niyo mpamvu nifuza kubaza ibibazo bibiri byose bifite aho bihuriye n'ibyo ngibyo. Duhere ku kintu cyakubabaje mu rugendo rwawe rwo muri gakondo, hanyuma tuze gusoza n'icyagushimishije. Reka duhere ku cyakubabaje turasa ku ntego. Urakoze cyane. Ikintu cyambabaje cya mbere ni ukuntu abantu banshaga intege, bakanca intege, bakambwira ko nkora ibintu bimeze nk'ibyasa gihobe, nta kintu bizangezaho. Ndibuka hari umugabo umwe ntavuze muri gakondo ariko tumuzeranye n'umusitari cyane, arambwira ariko wowe ko nawe wa mugabo wacuranze inanga nawe yari mu banciye intege so arakabyara. Imana ikomeze mu ati ko wiga wabiritse ibintu ko ntacyo ibaza umuntu ukora ibintu akavuga ko ntacyo byamumariye gusa kugira ngo guca intege, ubwo yari afite impamvu ze. Ariko ibyo ntibyambabaje, ariko sinigeze ncika intege. None ikintu cyanshimishije ni ukuntu nabikunze, mbikubiyemo ibi byose bavugaga, ndabikunda, ngira courage, ndazamuka, noneho biturikamo ibintu byose mfite kugeza uyu munsi. Biturikamo umunezero, biturikamo amafaranga, biturikamo umugisha, biturikamo igikundiro. Ubwo tugeze mu byagushimishije. Ariko impamvu byaje bikavamo igikundiro cyanjye, ikindi mu byambabaje ntaraharenga ni ukuntu nyine kwa kundi abantu babifata nk'ibisuzuguritse. Icyo nicyo kintu cya mbere kimbabaza, babifata nk'ibisuzuguritse ku buryo wanateretaga umukobwa yabona ko ari byo bintu ukora, akumva ko yagusuzuguye nta kintu uzamugeza. Umvugiye akantu keza ongera gusubiremo. Wateretaga umukobwa, wenda bona nzatereta bazanyemera bakabona ko ibintu bidasuzuguye, yakumva ko ari cyo kintu ukora, akumva ko nta kintu uzamugezaho. Even n'uyu munsi nubatse gutereta byarangoye, ariko biza gucamo ngira vision, bisa kuba visionnaire. Chance wabyumvise ibintu birimo amafaranga rwose ni kubatereta mu gihe mutwemera. Ndangije nkarara, ni nko gukora akazi kose uko gucuruza, nkarara ntaryamye, nkarara ntasinziriye.
ninde ufite inanga n'inkoni njya kuvuga amazina y'inka ndirimba ni Francis mu birori ababatirishije abapfushije abagize gute tre mbona bamafaranga ari muri korari mu mahoteli hose ariko abakora ibintu bibi simbagemo ibyo bintu byose bihumuriza abantu biryoshya abantu bituma abantu banezerwa ni nk'iyobokamana ndangije namiraga nkuvuga amazina y'inka ivuga butumwa mbona bituritsemo ikintu cyiza bituritsemo igikundiro abantu barankunda bampa amafaranga barampererekanya mbona bitumye ndongora noneho wa mukobwa abona bya bintu n'ibizima bitunga abana bingurira akamodoka ariko ni imodoka nziza wakoze cyane Imana izongere numiwe cyagiye wayintwayemo tuva hariya kuri rendezvous tuvuye kureba ikobe cyane maze uyintwaramo ndavuga ati ariko iranahumura ariko je buri kinga none ko mandi imodoka y'umugabo ibihumura byahatari hanyuma ibingi byo biri mu byagushimye noneho ikindi cyanshimishije cyanyuma nuko bitagumye kuri jye gusa byagiye bisakara urumva aba bahungu n'abakobwa ubona turi kumwe ntabwo uriya tumaranye tujye kumarana umwaka Mark Michel tujye kumarana umwaka urumva umwaka kwemera kuba ari kumwe n'umuntu umwe atajya ahandi hantu no kuvuga ngo niba bingabura nawe biramugaburira ndayabona nawe akaryaho Zawadi n'imyaka 3 tumunanye reka tugire icyo dusorezaho turirimba indirimbo imwe naho dusoza niki abanyarwanda batakuziho bababwira ikintu batanziho nababwira nuko bashobora kuba badashidikanya nuko hejuru yuko ikora gakondo ndi n'umukozi w'Imana yego kuko numva ibyo nzasorezamo numva nzasoreza gushinga itorero urabikora gake urimo kwitoza ndi kwitoza kuko ndacyari ku birenge by'umubyeyi ari we Joshua Masasu niki abantu batakuziho abanyarwanda ahubwo se bari abaranzira muzamenya babivuga bishimye kugira Imana muzamenya ibyiza biracyari imbere ikindi batanziho mbora gato nuko ngira urukundo rw'igisagirane ari narwo rwatumye ngera ku byo ngezeho bakagira Imana Miki yego niki abantu abanyarwanda batakuzi ikintu bashobora kuba navuga bagomba kumenyaho nuko ndi umuntu uri open yo gukorera yo gufatanya na buri wese kugira ngo dutere imbere umuntu wese ushaka gufatanya kugira ngo dutere imbere ndi open yo gukorana nawe rwose noneho amasaha yagiye mukwiriye ikiganiro cya kabiri dukwiriye part 2 dufite ibintu byinshi byo kuvuga buri yagiye na nziza twagendanye urugendo reka turirimbira abanyarwanda mu kanya gatoya dusoze indirimbo hasigaye indirimbo imwe turasoza dushimira abanyarwanda badukurikiye uraho senga biki Uraho senga bikeye uraho
bakunzi b'Umutagara KTV iwabo w'imyidagaduro gakondo cyangwa gakondo entertainment, tubasuhuje dutaha. murakagira Imana, murakagira inka, murakagira abantu, kandi murakagira u Rwanda rusumba ibindi. Mwakoze kudukurikira ku Mutagara KTV, mwakoze mukande subscribe, mukande share, tuzajya dutamara buri munsi. Ariko kandi uri n'umuntu ukunda gutarama, ufite impano runaka, njya mbivuga ko ntabwo ari ukuririmba gusa, abasizi bashobora kuza ahangaha, abakomediye buriya babarirwa mu buvanganzo mu cyo bita ikinakamere cyane. Nahoze ndimo kubiganira n'abantu kare, nabo dushobora kubakira ahangaha. Ariko kandi n'undi muntu wese ufite icyo yaganira, comment yatanga, nzana munyi muhinde yewe ibanga mu musozi. Mwakoze cyane. Sezera Abanyarwanda wenyine. Ndabakunda cyane, nifuza ko mwamenya kurushaho kandi tugendane mu nzira. Witwa nde kuri Instagram? Nitwa Zawadi Robin. Zawadi Robin. Agomba kubindura agashyiraho umubera ruko. Mishe. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza iterambere buri munsi. Ntakagira umuntu udindira mu iterambere rwose. Sibyo. Nziza cyane. Nitwa Nziza Francis kuri social media zose, ariko kuri YouTube kugira ngo muyibone ya album mutazankubita, ni Nziza Francis official. Mugende mwumva indirimbo nziza pe n'abahimbiye nizanyu. None rero ndabakunda. Ndabakunda pe. Nanjye nkakamanzi nkabaruzira amakengo rwa mugenza ndi umushumba w'urugamba. Kuri Twitter nkunda cyane nitwa MC Kamanzi, Instagram Kamanzi Peter Julius, Facebook Kamanzi Peter Julius. Byose bimumbatiye muri MC Kamanzi Umutagara K Group Limited. Musanga mu Mutagara KTV. Mwakoze cyane, naho ubutaha murakagira Imana. Mushyigikire Kamanzi. Kamanzi ni imfura cyane, mutamubona gutya. Ibyo tuzabiganiraho ubutaha. Inshuti zanyu mushyigikire Kamanzi, ndamukunda by'umwihariko kandi murabize ko umuntu nkunda. Ndakubita. Murakoze rero. Mwakoze cyane mwese, mwakoze kwitabira ikiganiro. Murakoze cyane Kamanzi.